arabeshya Sonia cyari akazi kose nakazi nyira mu rugo ugomba gukora akazi ko mu rugo nyine ubundi still kubera ko hari ibintu n'ubundi mukobwa mu buzima busanzwe abyuka agakora cyangwa se turimo tworoheje mu rugo cyangwa ugafasha abandi mu rugo cyangwa ibyo mu gikari cyangwa mu rubohero yego mu gikari yego iwanyu nta gikari mugira turashyigira cyaratunganijwe neza ukitaho cyaratunganijwe neza wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza, tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, nkajya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Ikaze mu kiganiro umukobwa mwiza. Murakoze cyane. Umeze neza cyane. Umeze neza. Umeze neza cyane. Kweri ki ameze neza umukobwa mwiza? Nuko nyine numva nabyutse meze neza na n'ubuzima busanzwe. Niki cyagushimishije ukibyuka cyatumye ujya muri mode nziza? Nuko nabyutse numva narwaye ndi muzima ngihumeka mwuka w'abazima. Ariko usa neza kweri. Murakoze cyane. Yitwa Sonia Mutako, ni umukinnyi wa filime nyarwanda, akora acting ndetse no muri video z'indirimbo, no akora ndetse na marketing iri wabisobanura gute buriya? Okay, ni marketing ndi wenda bijyanye no kwamamaza. Ubuhe buryo? Uko wowe ubikora? Kwamamariza ibigo bitandukanye bitewe na produit bafite, kubafasha kugeza hirya no hino cyangwa kumenyekanisha hirya no hino. Njyewe n'ubwa mbere duhuye, ni nabwo mbere tujye kugirana ikiganiro. Hari n'abashaka kwenda bakubonye ubwa mbere baba hanze batarakubona muri sinema, hari n'abakubona by'umwihariko bakuzi nka Betty. Ikorere aka introduction, ni ihe definition ya Mutako Sonia turi kumwe? Amazina yanjye nkuko babivuze nitwa Mutako Sonia, abandi banze ku izina rya Betty muri firme Indoto. Ndumu actrice, ndumukinnyi wa filime mu Kinyarwanda hano mu Rwanda. Nyuma ya firme dukora n'ibindi bitandukanye nka marketing nkuko twabivuze. So ndumukobwa afite imyaka 24. Wow. Nkaba nuri no mu Rwanda. Wabayeho hanze? Oya. Waratembereye gusa? Kwitemberera nyine. Aho uheruka ni hehe? Magic. Aho mperuka nzavuga ubutane ngaruka. Ninde wakwise Mutako? N'ababyeyi banjye. Kubera iki bakwise Mutako? Mu by'ukuri ntabwo nzi impamvu. Nutatubwiriye Mutako uratubwiriye Sonia. Ntabwo kubera ko muri ababyeyi batwita amazina tukiri batoya, baba bafite meanings zabo. Niyo bibabaje nyine baraguseka cyangwa bati urabona atari ryawe cyangwa uraryanze urarinenze. Niko ababyeyi bameze, so ariko nanjye mba numva ntacyo ntwaye. Ariko ntibakubwiye ibisobanuro by'amazina yawe? Ibisobanuro by'amazina yanjye Mutako ni izina ry'Ikinyarwanda kandi ryiza. Murakoze. So nyine ni izina ry'Ikinyarwanda risobanuye nyine sinabijyamo cyane.
nzabisobanura ningaruka. Ntugaruka oya dushaka kubisobanura noneho ko ari ubwa mbere. Nzabisobanura ningaruka. Iwanyu mu muryango uvukamo uri bucura, uri ubuheta, uri ubuheture, uri imfura, bimeze gute? Mvuka ndumwe kwa mama na papa. Uri kinege muri famiye yanyu? Kwa mama na papa mvuka ndumwe. Ni wowe kinege nta muvandimwe ufite? Oya ndabafite abavandimwe ko tuvukana nyine barumuna banje na barumuna banje ko bose ndabaruta. Gute? Kuvuze ko abavyeyi banje. Uvuze ko ku bavyeyi bombi uri kinege? Ya kwa mama na papa, kwa mama na papa mvuka ndumwe. Ariko urumva hari abandi bana tuvukana kubera ko nyine. Muvukana kwa mama cyangwa kwa papa? Kwa papa. No kwa mama. Kahuri wewe mukuru. Bakobwa bakina filime hano mu Rwanda ni wowe wa mbere. Umaze kwivuga amazina yahita bati mfite imyaka iyi niyi. Abandi bahita babiharira ubutaha. Ubona ari cyo giteye abanyarwandakazi cyane cyane nko ku mbuga nkoranyambaga guhisha imyaka yabo cyangwa ukabona hari ukuntu isi mutera isoni. Justement mba numva kuri njyewe hari aho bajya bambwira ngo hari aho uzagera ujya ugenda uyimanura cyangwa uzakomeza uvuga iyo ngiyo ntuyiveho, ariko njye mba numva none se ko ari iyanjye kandi njyewe numva umuntu anakuze agomba numva ari nabwo like afite ibitekerezo byiza, afite nyine ari umuntu mukuru like usobanutse, so mba numva ahubwo uko igenda ikura kuyivuga mba numva ari ishema kuri njyewe. Nkuko umeze makumyabiri n'imyaka umuntu aba ari kugenda yaguka ndetse aba mukuru. Niki cyihariye rero ku buzima bwa Sonia Mutako? Ikintu cyihariye kuri njye ubuzima busanzwe nyine ni uko ntabwo abantu bahuza ibintu byose, ntabwo kwa ko abantu baba batandukanye, so icyihariye kuri njyewe ni uko mfite indangagaciro zanjye ngenderaho. Uri umunyarwandakazi byuzuye? Ndi umunyarwandakazi byuzuye kutarengereye yose. Ndi umunyarwandakazi byuzuye cyane. Iyo bavuze ngo umunyarwandakazi byuzuye ni biki ushatse kuvuga? Ni uko mfite ababyeyi banje bombi ari abanyarwanda. Ariko abakobwa bose bafite ari n'ababa badafite ababyeyi, ariko ku giti cyawe nka Sonia ni biki byuzuza ubunyarwanda kazi kuri wowe? Ubunyarwandakazi kubona like ko ndi umunyarwandakazi ni uko bano bafite indangagaciro kandi nishimiye kuba umunyarwandakazi harimo indangagaciro z'igihugu cyanjye ngenderaho. So kongeraho kazi ni uko hari indangagaciro n'ubundi still tugenderaho muri iki gihugu nyine cyacu cy'u Rwanda, so I think ko ariyo mpamvu bongeraho umunyarwandakazi. Nizihe ndangagaciro rero ebyiri wimakaza mu zisabwa abari n'abategarugori mu Rwanda cyangwa se mu buryo basabwa kwimakaza? Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Na bwa bunyarwanda nizihe ndangagaciro nibura ebyiri wimakaza? Indangagaciro hari ibyo tutagomba okay, bavuga ngo uko generation igenda izana ko ibintu bigenda bihinduka, ariko ndakeka ko hari bitazahinduka kubera ko nyine tukiri mu Rwanda. I think tuzahora tugenderaho like nk'igihugu cyacu for example. Ni ukuvuga ngo nzi indangagaciro ngenderwaho ndi umunyarwanda nyine kazi. Ikindi ngomba kwitwararika no kwitwara neza nk'umukobwa nyine muri rusange. Uritwararika ukitwara neza nk'umukobwa. Ubwo iyo ni indangagaciro y'ubupfura. Iya kabiri Sonia kumbaza ikinyarwanda gikomeye. Iyo nanjye ntabwo nzi igikomeye, ngenze ikinyarwanda kibanze. Ubupfura, ubunyangamugayo. Ariko mbeje kutubwira izindi nubwo nabashije ebyiri.
Nsumbwiye byiza. Arakoze cyane. Wagiye mu itorero? Yego. Ni ibiki nk'abakobwa mwatojwe rero nk'iby'ingenzi? Kukubaza ibibazo byoroshye cyane, ikiganiro kirarangira wankunze. Oya. Mu itorero nyine ibyo twatojwe iryo twatojwe bimwe ko twese twirukangaga. Ni iry'indangamirwa, ni iry'inkomezabigwi, ni iryitwa ngo iki? Ni indangamirwa nyine n'inkomezabigwi. Kubera ko still ubwo muri inkomezabigwi zatojwe n'indangamirwa. Ampaye nka data. Reka mve ku bibazo byoroshye rero. Reka mve ku bibazo byoroshye tujye ku bibazo nibura bisanzwe birimo imiyaga. Sonia Mutako turi kureba ni umukobwa ukina filime hano mu Rwanda nkuko nimaze kubibabwira, akora acting ndetse na advertisement. Isura ye cyangwa se ubwiza bwe abukoresha mu kwamamaza ibigo bitandukanye. Mu minsi yashize nabonye ari gukorana na Koje Bank, niyo mwari muri gukorana. Hari n'abandi bigera mukorana mu buryo butandukanye, ariko hari benshi bakumenye ku ishusho kubera filime yitwa Indoto itambuka kuri televiziyo y'u Rwanda, nka Betty wo muri Indoto series. Na Sonia turi kureba, abo ni abantu batandukaniye uko byagenda kose, hari character hakaba nawe mu buzima bwa buri munsi. Njyewe mu buzima bwanjye bwa buri munsi ntabwo bugiye kure cyane iyo ya filime nyina. Ndavuga mu myitwarire, hari abajya bambwira ati Sonia se kuri ukina ni kumeze, se uritonda, se ubucecetse kuriya, nyine ibintu nk'ibyo. So ntabwo bugiye kure cyane y'ubuzima rusange bwanjye cyangwa bwite bwanjye nsanzwe mbamo, kubera ko nyine n'ubundi ni ibisanzwe. Sonia na Betty batandukaniye kuki? Sonia na Betty, Betty ni izina ry'akazi. Turavuga imico ya Betty. Umuntu umeze ati Betty imico ye ni umukobwa witonda, uw'iwabo, ufite musaza we na mama we babana, akaba afite n'umuhungu bakundana muri filime. Yitereteye byongereho? Yego, naramwitereteye. Muhire usora ukonje cyane kurusha abandi ku isi. Ahubwo nagaruka konje buriya nyine. Oya, ndi kuvuga nyine mu gukina ibisanzwe aragira blague arirekura, ariko iriya niyo character. Iriya character ndimo mbone mubereye, ahubwo barumva yaguma kuri Masamba ujya muvera vuga ngo mushakamba utagira imbeho mu nda. Muhire aba yifite. Mushakamba ufite imbeho mu nda. Ubona nambaraga yifite. Uri komeze kumutubwiraho? Yeah, so izo ni character yanjye. Niyo nyina nitwa Betty mu magambo ahinnye. So Sonia mu buzima busanzwe we ni umuntu utuje n'ubundi ukora ubuzima bubaho mu buzima busanzwe bwo twese tubayeho. Buciriritse? Ntabwo buciriritse, naba nisebeje, ariko burasanzwe. Bwiza cyane. Ndi umuntu usanzwe, ndi umuntu usabana n'abantu, ndi umuntu wishimana n'abantu. Ntabwo hari ibintu ntashobora kuvuga ngo sinkora ngo kubera ko abantu banzi. So ndi uwundi muntu nyine mu rugo, nkora imirimo isanzwe. Ukora akazi ko mu rugo? Cyari akazi kose? Ni akazi nyine mu rugo. Ugomba gukora akazi ko mu rugo nyine ubundi still, kubera ko hari ibintu n'ubundi umukobwa mu buzima busanzwe abyuka agakora, cyangwa se turimo tworoheje mu rugo, cyangwa ugafasha abandi muri kumwe mu rugo. Cyangwa ibyo mu gikari cyangwa mu rubohero. Yego, mu gikari. Yego. Iwanyu nta gikari mugira? Turashyigira. Cyaratunganijwe neza ukitaho? Cyaratunganijwe neza. Ariko biba ari byo iyo umukobwa ari umwe mu rugo n'ubundi, ndi kurwita mu rugo wenda kandi wasanga utakiba mu rugo, uracyabana n'ababyeyi? Ubwo bumbana n'abo tuvukana. Mfite mbana na musaza wanjye n'abandi tuvukana b'abakazinizi banjye b'abakobwa. Kongeyeho ngo b'abakobwa? Kuko nyine turi bakobwa n'umuhungu. Baba ari abahungu gusa byaba bitwaye iki? Ntacyo byaba bitwaye, n'ubundi si tuba tuvukana, ntacyo byaba bitwaye. Ufite umwana mwiza cyane, we ntabwo mubana? Umwana wanjye
mwiza cyane kabisa. Mwiza nka mama we. Murakoze cyane. Ni umukobwa? Ni umuhungu. Umuhungu afite imyaka ingahe? Afite imyaka 3. Wow. Ubu ngubu yaratangiye muri nursery n'intuzo ya mbere. Yagombaga gutangira nuko yaje kurwaramo. Ariko yagombaga gutangira nanone yatangiye kino gihembwe, yatangiye kino gihembwe cya kabiri. Ntabwo yatangiye cya mbere. Avuze iki mu buzima bwa Sonia Mutako rero? Avuze ibintu byinshi cyane mu buzima. Umukobwa uvuka kuri ikinege ufite ugukomokaho. Ni umuntu uvuze iki rero mu buzima bwawe? Avuze byinshi, yasobanuye byinshi kuri njye kuko imfura yanjye ni umuhungu wanjye, so I'm proud of him. Arashimisha nyine muri rusange, so umwana uri smart cyane. Ntabwo nabivuga ngo ukuntu ibinasobanuye ngo biki n'ibiki kuko ni byinshi cyane. Asobanuye igice cy'ubuzima bwanjye gikomeye cyane. Ubu ngubu yamenye kuvuga neza, ibintu byose arabivuga neza cyangwa? Arabivuga. Aravuga. Umwana w'imyaka 3 by'abavuga nyine ni bya bindi bisanzwe. Hari ukuntu umwana kwa kundi aba ari kuvuga utujambo tumwe na tumwe ataramenya neza. Hari ukuntu abana batoya b'utubebe batera udutoma ba nyina. Nakaye gatoma akunda kugutera? Akunda kumbwira iyo agiye kuryama cyangwa wenda ngiye nk'ahantu cyangwa wenda tujya nko gutandukana cyangwa agiye kuryama, akunda kumbwira ngo bye mama, ndakunda mama. Wow. We ntabwo rero mumbwiye mubo mubana? Ntabwo naramukubwiye. Kandi ari umuntu wihariye cyane cyangwa n'ubundi ntabwo mubana? Ntabwo tubana buri gihe. Hari igihe kimwe tuba turi kumwe, ikindi gihe ntabwo tuba turi kumwe. Aba ari kumwe na daddy? Ndetse tukazavuga ubutazi. Ariko si ubwo butaha Sonia, ushaka nzatahe mu bure? Oye, kubera iki se? Ntawamenye nyine. Daddy ntawe uri mu Rwanda? Ari mu Rwanda. Niwe baba bari kumwe rero? Yego. Wow, Sonia Mutako. Bakwita mama nde? Anyita Mama Morgan. Mama Morgan. Nanjye niryo ngiye gukomeza gukoresha mu kiganiro. Urabinyemereye? Nta kibazo because I'm proud of it. Urakoze cyane Mama Morgan. Beautiful Mama Morgan. Hanyuma rero katwereka kuri cinema. Watangiye ku actinga ryari? Ni ibintu wajemo gute? Inspiration wayikuye he kugira ngo ukunde filime? Inspiration nari nyifite no kuva kera, ariko nkunze kubivuga mu biganiro byinshi. Nari nyifite kuva kera, ariko kwishira mu bikorwa narabona time yo kwishira mu bikorwa. So niko akunda ibintu byawe nyine n'ahantu bijya, murabyuka nyine ukumva ugomba kubikora. So mu 2019 iri kurangira, yego mu 2020 nibwo natangiye sinema. Natangiriye mu ndoto. Nanone ndacyayikomeje. Wagezemo gute? Ni ibintu byakoroheye? Ntabwo byanyoroheye byo kunyorohera, ariko byarangoye ko n'ubundi ibintu nka biriya abantu bashobora kumbwira ati ariko kutuntu kinani biba bikomeye cyangwa byoroshye. Nyine ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Wari ufite inzozi? Ni ukuva ryari wagiriye inzozi zo gukunda filime cyangwa no gushaka gukina filime? Kuva kera nakundaga kwakitinga. Ariko mu rugo yabazi ko nzaba nk'umuhanzi. Wo kuririmba indirimbo? Wo kuririmba? Wo kuririmba. Ubifitiye talent? Ntabwo ndaririmba aho. Urabeshya. Ni uko bavuga no kumayiminga cyangwa se gusubiramo indirimbo z'abandi. Nizihe wakunda gusubiramo? N'uturirimbo twa kera nyine tukiri abana, ubwo se uturirimbo twa kera tukiri abana. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha. Ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet, untega amatwi neza nkwibira ibyiri banga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer. Aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm.
aho umukiriya amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora oda ku bicuruzwa byawe. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. So byaje kurangira rero mbaye umukinnyi wa filime. Benshi byarabatunguye bitewe n'ukuntu nari imeze nanjye, ariko ku giti cyanjye byaranunguye kubera ko ukuntu niyumvaga nkijya muri sinema numvaga nzamaramo nk'icyumweru kimwe, akambwira ati ntabwo ibi nari ibyawe, uzareba ibindi bintu byawe, ibi si ibyawe. So nagize amahirwe ndakomeza. So aha niho tugeze. Hanyuma rero iyo ni sinema wagezemo. Usibye na sinema, hari benshi bavuga ko bagorwa no kubona akazi cyangwa se kujya mu byo bakunda bitewe n'imbogamizi cyangwa ingorane bahuriramo nabyo, bigatuma bafata icyemezo cyo kubireka burundu. Benshi mu makuba twagiye tuganira cyane cyane muri sinema bavuga ko bahuye n'ikintu cyitwa ruswa y'igitsina. Donc hari career runaka ushaka kwinjiramo, wenda wize tourism, wize ibintu donc bisaba practical skills, cyangwa se ndashaka gukina filime, bifitiye talent, ariko wowe kubikwinjizamo akagusaba ko muryamana mbere yuko agushyira muri projet, cyangwa se naho mu kazi gasanzwe kujya kureba boss akakubwira ati tuzahurire kuri hoteli, wagera kuri hoteli ugasanga si inama gusa ahubwo washaka ko muryamana. Ibyo bintu byakubayeho mu buzima bwawe? ntabwo birambaho. Kuko wenda aho ngerageje kuba nashaka akazi wenda bikanga, cyangwa se bakagushira kuri pending, guma kuri pending iyo utaguhamagaye nyine urakomeza. Ariko nta hantu ndagira ngo bansebe ruswa y'igitsina kuva natangira wenda kuvuga ngo ndi umukobwa ushaka kwikora cyangwa ushaka kugira ikintu akora. Ntabwo ndasabwa ruswa y'igitsina. Ni ikintu ufata gute? Ngifata nk'amahirwe. Ruswa y'igitsina ni amahirwe? No, nenzi ko baje ngo mbifata gute. Oya, gutanga no guhabwa ruswa y'igitsina kugira ngo hagire opportunity runaka zikugeraho. Ati urumva nidukora ibi nibi uza boostinga. Ni ibintu ufata gute gutanga cyangwa guhabwa ruswa y'igitsina? Ukuntu mbifata, mba numva ari nk'ihohotera cyangwa guprofita umuntu mu kintu akeneye. Kubera ko ubonye akeneye akazi, nawe nda ufite ukuntu uteye mu buzima bwawe busanzwe, ukumva wahita umufatirana, nko gufatirana umwana w'umukobwa. So ukashaka ko hari ibyo umuha nawe hari ibyo aguha, which is not good ku buzima bw'abakobwa, kandi nta nubwo ari ibintu biba byoroshye nyine kubinyuramo. Ariko njyewe mbifata nk'ihohotera, cyangwa njye mbifata nk'ihohotera. Ubu bifata nk'ihohotera cyangwa se ihohoterwa muri rusange. Hari abakobwa rero bata refusing, bahura n'icyo kintu, akareba ubuzima abamo, akareba buri kimwe akeneye, akabona n'ubundi biragoye kandi wenda ayo mahirwe arayakeneye, we akaba ibyo bintu yabyemera. Ibyo byo bifata gute? Ukuntu mbifata, yes, I understand. Hari ibyo abahuye nabyo nyine yumva ko nyine bimugoye, ariko still since mba numva atakagombye guhita yihutira wenda ibyo byava, kuko hari n'igihe niba agushize mu kazi kubera ko wanze gukora icyo ngicyo wenda, cyangwa se niba agushizemo kwa ko wamwemereye iyo ruswa y'igitsina, hari n'igihe atazaguhemba umushahara wawe ku kwezi kubera ko utabyemeye, utabikoze, cyangwa se njye mba numva byahoraho. So akajya ahora gukoresha muri ubwo buryo, cyangwa se ukajya uhora uhura n'izo mbogamizi. So ndakeka ntago
wabaho mu ubwo buzima bwose ngo nuko hari ubuzima ubayeho twese ntabwo tuba twarabaye ubuzima bwiza kugira ngo nyine hari aho uburi ariko still hari aho ugomba kugera nawe ugomba gukora ukagerageza ibishoboka ibidashoboka ukabyihorera. wabyaye ufite imyaka 21 wari warasoje amashuri muri secondaire utatangira kaminuza. Byari mu zihe condition rero? Ntabwo byari byoroshye nyine nk'abana b'abakobwa twese tubyara muri iyo myaka cyangwa se gutyo, so ntabwo ni condition zimwe biragorana ariko si bikakorwa bikarangira. Ni ahantu nyura bitari hagoye ariko still continue urakomeza. Ku munsi w'ejo nari ndi kuganira n'umukobwa witwa Mutesi Jolly Nyampinga w'u Rwanda 2016 ndetse na Umunyana Shanita Miss East Africa 2021. Twaganiraga ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana w'umukobwa by'umwihariko muri societe nyarwanda n'uburyo hari igihe nuko bigenda y'umukobwa yasamye igihe famille zimutererana cyangwa se n'ibindi byose bikurikiraho. Tujyana no ku kintu kijyanye no gukuramo inda mu bakobwa b'abangavu batewe inda mu gihe kitaragera. Harimo impamvu zitandukanye zirimo iz'umuryango, harimo impamvu z'umubano, ubushobozi, ni byinshi bitera abana b'abakobwa gufata icyo cyemezo, ndetse harimo no kuba bishobora kuba ari ingeso ko umukobwa avuga ati ni ibintu biri simple nijyamo ndayikuramo. Byo ni ibintu hari nabo njyamo na kumbuga nkoranyambaga babyigamba bati rwose ati reka ibigomba guhita ivamo. Kubera iki rero Sonia Mutako we atayikuyemo icyo gihe yari yasamiye cyangwa n'icyo gihe cyo gutwita? Wenda nanjye vuga mu buzima bwanjye bwite ariko nabigenderaho wenda ngira inama abandi bakobwa cyangwa abategarugori muri rusange. Abari Ikinyarwanda kirakorohera cyane. Bigendereho ubagira inama. Inama nabagira nuko biba bikomeye pe, ntabwo babyoshya n'igihe umuntu ababona nta zindi nzira afite, ubona nta kundi kuntu wabigenza, abantu bose bakagutererana, famille ikagutererana, uwo mwaka byaranye akagutererana, abantu inshuti zikagutererana, so ntabwo biba byoroshye. Ariko nanone donc usibye kwirinda cyangwa kwifata kugira ngo wenda ibyo bigabanyuke, naho ubundi nyine ntabwo biba byoroshye. Sinakugira inama yo kubwira ngo wenda ukuremo inda nanjye ntazi condition burimo. Nanone se ndumva bincanze. But kuri Sonia rero kugira ngo n'abari kutureba bagiye icyo bakuramo, ni izihe mpamvu nk'ebyiri zatumye uvuga uti nubwo bigenda gutya na gutya ni ibintu bishoboka, si n'ibintu bihenze, uravuga uti uyu mwana agomba kuvuka? Kubera icyo utavuze uti reka nyikuremo hagarika ibi ngibi ntegereze wenda nzamubyare naragiye mu rugo mfite n'umugabo tubana? Kuri njye impamvu, nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0783 337 8096.